ubu mu ngo zacu dufite abagore bagiye kuzicwa n'agahinda, aho kubahumuriza dushyiramo amayinite tugahumuriza abo mu zindi ngo. Salomo kwicara aho hantu, ya research yakoraga byarangiye Satani arimo kumukoramo ubushakashatsi. Ukagana n'umuntu akakubwira ati njyewe narara mu kabyiniro bugacya nta cyaha nkoze we, twe twasoma. Dufite abantu bambara ibirineti n'ibikoti, akagenda akajya ahantu barara babyina bambaye ubusa, agahita avuga ati hoya ngiye kureba ko inkuru bambwiye ari iz'ukuri. Muri Kigali hari abantu babyina bambaye ubusa buri oya ni ukubeshya, nimukakabye inkuru ndajyayo nirebere. Salomo yabikuyemo akaga. Umuntu akaza gupfukama afite ikibazo cy'umutima wamunaniye, agira umutima mubi n'umushiha, arakundana n'umuntu bigapfa mu mezi 3, yarangiza ngo bamurogeye urushako rwahe ko ari amagambo n'amatiku yawe. Njyewe iyo mguhamagaye kuri telefone uba ugomba guhita unyitaba. Nje nanga umuntu ufunze mu mutwe, urimo uratuka umuntu ukimurambagiza hari nk'aho mutanzeho. Kandi ubu ngubu njyewe byanapfa, njyewe iwacu nta mikino tujya tugira. Umukobwa nawe ugasanga nawe ateye nk'uko uteye, nibishake bipfe. Nibwo muzabaza abantu ku rusengero uti bya bintu byanyu bigeze ngo Satani yabyivanzemo, yabaye umushiha wanyu. Abantu bose barangiza bati Salomo, nituza tuzaza kureba n'inzu yawe ntiyaba ikitwa y'Imana. Ndabasabye nimuba mufite n'umukire mu rusengero, akabubakira urusengero cyangwa agatanga amafaranga cyangwa akaba umuyobozi, agakundwa akamenyekana, muzamurinda abadayimoni kubwo kutamureshyeshya n'Imana, muzamurinda umuvumo. Icya gatatu, Salomo yarasenze abwira Imana ati rero nkeneye kuba umuntu udasanzwe kuko ndi hagati y'ubwoko bukomeye bwawe. Mu magambo make, ubwoko bwawe urabizi ko budakwiye gusondekwa, nk'ibintu bigomba gutuma ubwoko bwawe mbuyobora bukanezerwa. Ariko n'ubu dufite korali zihagarara ku ruhimbi zigasondeka abantu. Bava ku ruhimbi umwe akabwira undi ati shati tubaciye mu myanya y'intoki ariko turababeshye. Hari n'igihe ubwiriza abantu kumva ko n'umutima namukubwiye kutabwirije. Ubu bwoko bw'abadivanisi umunsi wa 7 ni ubwoko umuntu akeneye kujya imbere yabanje gusenga. Ntabwo ari ubwoko bukwiye gusondekwa ngo umuntu abe yiviriye mu bucanshuro bwe n'iki ahita akomereza ohoya. Umuntu utazasaba Imana kumuha icyo ari buvugira azaza seba. Amagambo nasomye mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa Abahanuzi n'Abami avuga ngo ntabwo imibereho ya Salomo yuzuye imiburo ku basore gusa, ahubwo inatanga umuburo ku bakuze ndetse no kuri ba bandi bari kumanuka umusozi w'ubuzima berekeza ku izuba rirenga. Abasore, iki cyigisho mucyitondere, kuko ubu muri iki kibwirizwa Imana hari irimo gutangira ngo batazapfa ari amaposhete. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Reka nsabe buri muntu wese arebe uwo bicaranye amwifuriza umunsi mwiza, unamumwenyurire rwose. Amen. Imana ibaho umugisha. Ariko se nk'umuntu utamwenyura uwo bicaranye amusabye kumwenyuza ikofi yabikora? Wamwenyuriye umuntu ukamwereka kumwishimiye. Imana ibaho umugisha. Nashimye igitaramo cyabereye hano. Ntabwo nagize amahirwe yo kuyobora igitaramo, ariko korali y'Abasiri ya Ushindi mu ndirimbo zabo zirimo ubutumwa irangira utangiye gutekereza icyo bagiye gukurikizaho. Korali y'aba Masquire baririmbanye imbaraga, hari indirimbo nakunze, mushobora gutsindira umwanya wo kuzaza muririmba buri munsi. Muraririmba rwose. Mu bintu bya mbere bijya binezeza ni ukubwiriza cyangwa kuririmbira abantu banzi indi mutoya ntaramenya iyo bijya. N'ubu urimo kuririmba iwanyu nihaza n'akantu kakubwira ngo hari umuntu wagupinze, jya ugacecekesha. Kuko nicyo kintu cya mbere. Abantu bakuzi nibo bamenya intambwe Imana yaguteje. Abatakuzi ntago baba bazi icyo Imana yagize gute yakoze.
nshimye iriya korari yanyu, Imana ibaha umugisha, kandi n'ejo bundi Imana ibaha umugisha cyane. Nishimiye umugisha ukomeye Imana impaye wo kugaruka ku Gisozi. Nari mpakumbuye pe, nageze aha ndeba uruhimbi, ndeba abantu ukuntu bakeye mu maso, nanezerewe. Imana ibaha umugisha. Abayobozi rero mwakoze cyane, kandi mwarakoze, Imana ijya ibaha imbaraga. Nagerageze gusura inguni zaha zose, mbona uko biri kose buri muntu wese afite icyo yakoze, Imana imuha umugisha. Hari ababyeyi bacu ndimo kubona turi kumwe nabo hano, bagiye baturandata mu minsi yashize, nabo bagezaho natwe dukwiye kubarandata, Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza, ndetse ari nayo nsanganyamatsiko y'amateraniro yacu. Ni insanganyamatsiko ibaza ngo amafaranga, ubwenge n'umutima, ikihutirwa ni iki? Uyu munsi wa none hakenewe umusore cyangwa se umuntu ufite amafaranga. Iyo ufite amafaranga, mu nama utanga igitekerezo bakaguha ijambo, ibindi bakabihagarika. Iyo ufite amafaranga mu rusengero, gahunda zose uraziparika ukazijyana uko ushaka bitewe n'icyo bagushaka. Iyo ufite amafaranga, n'iyo abandi barimo kubyina ukamanika amaboko bahita bakoma amashyi, si uko uba uzi kubyina neza, ni ifaranga. Iyo ufite amafaranga, umuntu aba yumva kukugeraho bigoye, kandi iyo akugezeho abyita umugisha. Ariko nanone isi y'uyu munsi, kugira amafaranga udafite ubwenge, umuntu aba yicara akavuga ati ni cya kibosi cy'ikigoryi. Umuntu umuha amafaranga yawe ngo ayabare, akazaza yirirwa gutuka mu bifaransa n'ibyongereza kuri telefone, harimo kuvuga ati nitoraguriye ikintu kitagira ubwenge. Nanone ugasanga nanone ubwenge nabwo burakenewe. Ariko nanone hari igihe ugira amafaranga ukagira ubwenge, ukazaza uhagarara ku marembo y'urusengero n'ahabaye ubukwe, ugakanura amaso, ndetse bamwe bagura amarinete, ugashakisha umukobwa watereta ufite umutima, ukagira gute? Ukamubura. Kababara rero ukavuga utumva amafaranga ni meza n'ubwenge ni bwiza, yaba nagiraga iki? Umutima. Muri ibi bintu bitatu ni iki cyihutirwa? Ijambo ry'Imana riratangaje. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iyi si turimo kumarira umwanya ku mafaranga, ubonye ubwenge akabwirata. Abantu benshi bakaba bari udukorwa duto bakora, abantu bakabita ko bagira umutima mwiza. Wowe Mana iri mu ijuru, hadatokorwa, hatagera ivumbi, ubasha kureba ibintu byose ukamenya ibyo ari byo. Turakwinginze ngo utwigishe ubwenge, uzamura ibitekerezo byacu kugira ngo natwe tubashe kureba neza. Kandi ubwo uyu munsi wa none ibi bintu bitatu ari byo abantu barimo gushaka, utubere icyuzuzo, kandi muri iri jambo ryawe ryera utuyobore, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dawidi amaze gusambanya umugore w'abandi, amaze kwica umugabo we, Dawidi ikiriyo kirangiye, yacyuye umugore witwa Betisheba, aramujyana iwe, amugira umugore we. Arangije ntago yiriwe atera inda, kuko inda yari yarayiteye mu buryo bw'abanyanga. Ariko byarangiye umwana wavutse muri iyo nda, igihugu cyose kiyirije ubusa, biranga, umwana agira gute? Arapfa. Ku munsi w'ikiriyo begera Dawidi bati, ko umwana yapfuye, utegura gahunda z'uburyo abantu bari bwirabure. Dawidi arababwira ati, ntihagire n'umuntu wambara nabi, mwambare neza, murye munywe, kuko niba twaririje ubusa upfa agapfa, ntabwo kuba yapfuye noneho ari turi bumuzure. Munezerwe, mubireke ibi bintu, Imana ifite gahunda yayo. Bibiliya mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umurongo wa 12, umurongo wa 24, igice cya 12, umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo, maze Dawidi ahumuriza umugore we Betisheba, ataha iwe, bararyamana. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, amwita Salomo.
Uwiteka aramukunda. Umurongo wa 25, Uwiteka atuma umuhanuzi Natani amumwitira Yedidiya kubwo Uwiteka. Ikintu gitangaje, Dawidi umugore we yaheranywe n'agahinda, urushako yarugiyemo mu buryo budasobanutse, none n'umwana wa mbere yarabyaye muri urwo rushako nawe arapfuye. Buriya abagore bakunda guheranwa n'agahinda cyane. Dawidi arabireba asanga guheranwa n'agahinda ntacyo biri bumare. Bibiliya iravuga ngo ahumuriza iki umugore we. Ubu mu ngo zacu dufite abagore bagiye kuzicwa n'agahinda, aho kubahumuriza dushyiramo amayinite tugahumuriza abo mu zindi ngo. Bibiliya irangije iravuga ngo ataha iwe. Buriya reka mbabwire, uko imperuka igenda yigira imbere, gutaha iwawe bizaba nabyo ari iki? Hari ubukirisitu bwo mu rwego rwo hejuru. N'abantu bangahe se barara mu ngo zindi? Ataha iwe, bararyamana, bukeye babyara umwana. Umwana avutse bibuka agahinda n'ikiriyo bakoze. Barangije Dawidi areba ibibazo yaciyemo yita umwana Salomo. Salomo bisobanura umunyamahoro. Dawidi yarebye intambara yaciyemo n'izo arimo kurwana iwe, aravuga ati uyu mwana wanjye ntazakurikiranwe n'ibintu byankurikiranye. Nabaye umunyentambara, urushako ni intambara, kubyara ni intambara, kuyobora ni intambara. Uyu mwana wanjye uvutse muraze kuba umunyamahoro. Imana irangije inezezwa n'umwana wavutse. Amen. Ibwira umuhanuzi wagiye guhanurira Dawidi igihe akora icyaha. Dawidi abona uwo muhanuzi aragarutse aravuga ati se kandi noneho habaye iki? Umuhanuzi Natani aramubwira ati Imana yashimye umwana wavutse kandi mpaye izina, mu isi muzamwita Salomo ariko mu ijuru azitwa nde? Yedidiya. Ikintu gitangaje, iri zina Yedidiya Imana yari yohereje risobanura ngo ukunzwe n'Imana. Amen. Iwanyu bakwifuzamo umuntu uzahinduka umunyamahoro, ijuru riguhindura umuntu ukunzwe. Ntabwo ababyeyi aribo badusiga igikundiro, ijuru niryo ridusiga iki? Igikundiro. Ikintu gitangaje rero, Salomo namaze kuvuka, aragiye arakuze, yitegerezaga intege nke za se, areba imico mibi ya se. Salomo yibuka amateka yo kugira ngo se na nyina bahure ibintu byabaye, akazaza yumva amateka y'iwabo yahindurwa n'Imana yonyine. Salomo rero atangira ari umwana akunze Imana, yishakisha ashaka kuzakosora amakosa se yagize gute? Yakoze. Hano hari abajene bahicaye, aho gukosora amakosa ya so na nyoko, ahubwo urimo uravumbura ibindi batigeze bagwamo. Salomo igihe kiza kugera, atangira gusaba Imana, atangira gusenga. Mbere yuko papa we ajya gupfa, mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 28 umurongo wa 9, Dawidi yabwiye Salomo aramubwira ati Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so. Amen. Nicyo kintu cya mbere. Ntabwo yamubwiye ati imirima ngiriya, ntabwo yamubwiye ati abantu uzabane nabo muri politiki habamo abantu b'abagome ikizazamura umutwe uzakimanyure. Oya. Aravuga ati ikintu cya mbere uzamenya Imana ya so, ujye uyikorera, muvuge ngo amena, n'umutima utunganye. Salomo Dawidi yaramubwiye ati uzirinde gukorera Imana ufite umutima utagize gute? Udatunganye. Hari abantu benshi bakorera Imana mu buririmbyi, mu bubwiriza, mu kuyobora itorero, bagakorera Imana ariko n'umutima utagize gute? Udatunganye. Arangije aramubwira ati kandi ujye ubikora ubikunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka rero uzamubona. Amen. Ariko numureka nawe azaguca. Ku Mana ni ibintu bibiri, iyo kimwe kigucitse n'ikindi kiba kigize gute? Igihe cyose ukoresha imbaraga ushaka Imana, nk'uku nguku mwateguye mugakoresha imbaraga mukararika abashyitsi, abajene murimo gushaka Imana, muzayibona byanga byakunda. Reka nongere mbabwire ngo uwazanywe n'impamvu nziza hano, icyo ashaka mu izina rya Yesu azakibona. Ariko ubwo mvuze ngo ikira, mvuze ngo uwaje ashaka inkuma azayibona. Nuyibona nayo uzayibona y'inyamanyanga nk'uko nawe wazanywe n'amanyanga.
ariko nuramuka wibeshye Imana ukayizanaho imikino izaguca. Ntabwo izaguca mu rusengero, abakuru b'itorero nibo baca abantu mu rusengero. Izaguca ujye wicara mu rusengero ni wawe wumve ibintu by'Imana ntacyo bikubwiye. Salomo rero atangiye gukura akazaza ahora yibuka amagambo se yavuze. Umunsi umwe Salomo amaze kuyobora aricara yumva ari mu bihe byiza, araryama ararota inzozi nziza, ariko Imana izira no mu nzozi. Muri Yobu haravuga ngo Imana ntivuga rimwe, ivuga kabiri cyangwa gatatu, kuko hari igihe yereka umuntu no mu nzozi. Mu nzozi rero yaraje imusezeranira ibintu, akangutse akomeza kubyibuka. Mu gitondo yizera ko iby'Imana yavuze azagira gute? Azabibona. Dukeneye kuba abantu bagira kwizera ku buryo n'ibyiza twarose twizera ko ubwo byaturutse ku Mana bizagira gute? Zasohora. Ariko hari igihe usigaye uryama ukarota ubara amafaranga. Harabo bijya bibaho, ukabara amafaranga ukayashyira ku musego, ukareba ku isauti buracyarya, ariko bwa bunyagwa ko bwajyaga butinda buracyarya ari ngo nge kurangura. Naho umutima uba wabwiye ubwonko ngo gerageza atore amafaranga kuko ntaheruka kuryama. Ariko mu gitondo umuntu aba akwiye kwizera akavuga ati ibyo narose ubwo Imana ikiriho, inzozi nazo zikaba zindimo, Imana izagira gute? Izabisohoza. Ahubwo abantu babyuka barandaga. Salomo arangije asenga Imana. Isengesho muraribona mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 guturuka ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 15. Yasenze isengesho muri Bibiliya ribarizwa mu mirongo 10. Ariko iri sengesho umunsi yapfukamye agiye gusenga, Imana yaricaye iravuga iti uyu muntu yatangiye gusenga ari muto, ubwo amaze kuba umwami akaba akiri mutoya, reka mutega amatwi, uyu munsi niteguye gusubiza ibyo Salomo aragira gute? Hari igihe Imana igitega amatwi ikavuga iti musoni uyu munsi ari muri mood, abyutse neza, abyutse yumva indirimbo nziza, kandi ndimo ndamureba nkabona itariki ye yo kugendererwa yageze. Uyu munsi ijuru n'abaririmo bamanura amatwi, batega amatwi nde? Musoni. Musoni agatangira ati Imana kundenganyije, kundengana, ubu simpfuye ureba. Umuntu akaza gupfukama afite ikibazo cy'umutima wamunaniye, agira umutima mubi n'umushiha, arakundana n'umuntu bigapfa mu mezi 3, yarangiza ngo bamurogeye urushako rwahe ko ari amagambo n'amatiku yawe. Njyewe iyo mguhamagaye kuri telefone uba ugomba guhita unyitaba. Nje nanga umuntu ufunze mu mutwe, urimo uratuka umuntu ukimurambagiza hari nk'aho mutanzeho. Kandi ubu ngubu njyewe byanapfa, njyewe iwacu nta mikino tujya tugira. Umukobwa nawe ugasanga nawe ateye nk'uko uteye, nibishake bipfe. Nibwo muzabaza abantu ku rusengero uti bya bintu byanyu bigeze ngo Satani yabyivanzemo, yabaye umushiha wanyu. Amafaranga wohereje kuri telefone byibuze uvugira nabi, urukweto rw'umukobwa n'isakoshi waguze, uryamye ku gitanda cy'abandi cy'umuntu ugucumbikiye, urashaka gukontorora umukobwa ukiri iwabo. Warangiza ukaza gusenga ngo buri munsi ngo baza bagenda. Hari igihe tureba rikabona turabasazi. Icyabaye rero Salomo uwo munsi Imana, mwuka w'Imana, kuko ari uzi uko dusaba, kuko dusaba nabi, mwuka w'Imana yaririrwanye na Salomo, aramubwira ati ibintu byawe bitondeke neza, ijuru ryagusuye. Salomo aratangira mu isengesho aravuga ati Mana wagiriye neza data kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka, ijuru ryepura ako kantu. Wow, umuntu uzi amateka. Ntabwo Imana iginezezwa n'abantu batagira amateka mu mitwe yabo. Amateka y'iwanyu, uko Imana yarinze ababyeyi bawe bajya kukubyara, wowe urayazi. Buriya niyo mpamvu ku munsi w'ubukwe abapapa baba biyembereye mu ngofero no kuri telefone, ariko umubyeyi baramuhamagara bamwicaza kuri ya ntebe, bamukubita rya kamba, ujya kubona ukabona arebanye n'umwana we agize gute? Hararize, kuko haba hari amateka yibutse.
Salomo yari afite amateka. Mwababyeyi mwe, nubona umwana w'umusore wawe yatangiye gukura agatuza kaje, amabere arimo kwitera puderi kamufata, jya umuha amateka. Jya umuha amateka, umubwire uko yaje. Salomo Imana iranezerwa, ikomeza gutega amatwi isengesho. Ahantu yageze arangije abwira Imana ati sinzi iyo biva n'iyo bijya. Mu isengesho Imana ikundamo abantu bavuga yuko batirarira. Imana ibwira abamarayika iti icyo kintu mukepure. Umuntu utazi iyo biva n'iyo bijya nitwe dukwiye kumenya aho ava n'aho ajya. Icya gatatu, Salomo yarasenze abwira Imana ati rero nkeneye kuba umuntu udasanzwe kuko ndi hagati y'ubwoko bukomeye bwawe. Mu magambo make, ubwoko bwawe urabizi ko budakwiye gusondekwa. Ibintu bigomba gutuma ubwoko bwawe buyobora bukanezerwa. Ariko n'ubu dufite korali zihagarara ku ruhimbi zigasondeka abantu. Bava ku ruhimbi umwe akabwira undi ati shati tubaciye mu myanya y'intoki ariko turababeshye. Hari n'igihe ubwiriza abantu kumva ko n'umutima namukubwiye kutabwirije. Ubu bwoko bw'abadivanisi umunsi wa karindwi ni ubwoko umuntu akeneye kujya imbere yabanje gusenga. Ntabwo ari ubwoko bukwiye gusondekwa ngo umuntu abe yiviriye mu bucanshuro bwe n'iki ahita akomereza ohoya. Umuntu utazasaba Imana kumuha icyo ari buvugira azaza aseba. Imana iranezerwa umuntu ushaka kuyobora abantu atabasondetse. Icya kane yavuze mu isengesho, mpa umutima menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Imana irangije iti iki nicyo cyari gisigaye ndepuye. Ibyo ashaka byose yiteguye kubihabwa. Umuntu wese ukoresha imbaraga zose ashaka kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, akabyuka asenga yiga ibyanditswe byera, yajya gutera intambwe akabanza akagira amakenga, ijuru ryiteguye kumuha sapoti yose ishoboka. Ariko abantu biyemera ntago bazarenga umutaru muri uru rugendo. Imana irangije ikurikije ibyo bintu Salomo yasabye, ngo Imana inezezwa n'iryo sengesho kubera ko ryari ririmo ibintu bine Imana ihora itegereje mu isengesho ryawe. Murasenga, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Isengesho ryawe ririmo ibiki? Uzi ko hari umuntu usenga isengesho ku buryo urifashe ukarijyana no mu rukiko bahita bamufunga. Kavuga ati uyu muntu ni umwihebe azizirikaho n'igisasu. Umugabo akaba akibana n'umugore bakennye, baraganiraga. Noneho amafaranga aje ntibakivugana. Umugore ugasanga arimo arasenga ngo Mana dusubize uko twari turi, umugabo wanjye yongera amera uko yarari. Ubwirwa n'iki ko azasubira uko yarari? Yarariye ifiriti uramusubiza ku bijumba. Salomo Imana iramwitegereza. Icya mbere Imana irangije iramubwira iti rero ubwo usabye ibyo nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Amen. Imana yahereye ku mutima mu gihe twebwe duhera kuki? Ku mafaranga. Ubaba bajene bose mubona bateguye amavuna, buriya uramutse umubwiye uti Imana yateguye yisaba icyo ushaka, ahita abwira Imana ati nta modoka yo kugendamo mfite kandi ndangije kaminuza. Ninde wakubwiye ko abantu bose barangije kaminuza bagomba kugenda mu modoka? Narangije kaminuza 2014 ngira ngo, ariko ntega moto neza, buriya moto zadutse mba nzizi zose. Reka ngira ikintu babwira. Ubwirwa n'iki urutonde rw'ibyo wasabye ko Imana yabitondetse nk'uko wabitondetse? Bishoboka ko icyo wagize icya nyuma ari cyo Imana yagize icya kangahe? Kuko mu ijuru ibyo wahaye agaciro ntabwo ari iby'ijuru riha agaciro. Ubu rero n'ubu muri aya marira mufite Imana irimo irabasubiza, ariko urutonde rwanyu yagize gute? Yararucuritse. Urasaba Imana inzu mu mujyi wa Kigali, Imana ikabanza ikaguhera umwana ishuri, ikavuga iti rero uriya mwana nava kwiga niwe uzazana inzu ya hehe yo muri Kigali. Ho gatangira uti ngiye gupfira mu bukode, uzanabupfiramo. Mwebwe mwemere Imana tugendere ku rutonde yagize gute? Ubu na korode arancitse ari we waneretaga, ubu nzakuraho umusore hano ku Gisozi. Ubwirwa n'iki ko atari we mubi wari uraha? Imana ikabimukurinze. Imana yahaye umutima
w'ubwenge Salomo. Irangije Imana iravuga ngo nguhaye n'ibyo utansabye. Ibyo itari yasabye ni iki? Ubutunzi n'icyubahiro. Iyo ufite umutima ntabwo ari ngombwa gupfuka musaba Imana amafaranga, kuko abantu bose baraha bafite amafaranga badushyigikira hano mu rusengero. Nta muntu n'umwe wigeze agira umunsi w'amasengesho ngo akubite iminsi 40 asaba Imana iki? Ikibi cy'amafaranga. Ushidukaje ugashiduka agiye, ugasigarana ibimenyetso by'uko yahaciye. Hari ukuntu ukena ugasigarana inda n'ipfupfu, abantu bakazavuga bati boss komera, naho ni ibimenyetso by'amafaranga yo yagize gute yaciyeho. Umuntu akaba afite imfunguzo 6 azizunguza, naho amafaranga yagize gute, imodoka barazimaze muri cyamunara, ni imfunguzo z'ibyumba by'inzu asigaye abamo kuko indi barayigurishije. Buriya jya witonda, ntukabaze umuntu ngo amakuru yawe. Ubwirwa afite, ashobora kuba afite yo kuri banke, afite yo kwa muganga, ashobora kuba afite yo muri gatanya. Hari igihe umubwira umujinya ukaba wakwica akagucisha mu rushyi. Imana imaze guha Salomo ibi bintu bitatu, yamuhaye umutima, yamuhaye ubutunzi, irangije imuha icyubahiro. Bibiliya igaragaza neza ko Satani yakomeje gushaka bya bintu bitatu Imana yahaye Salomo. Ni igiki nacamo Salomo nkamuhindanya? Imana irareba isanga nimwaka amafaranga nta kintu bizatanga. Irareba isanga nimwaka icyubahiro, Satani arareba asanga niyaka Salomo icyubahiro ntacyo bizatanga. Ariko Satani arareba aravuga ati Salomo uburyo yubakitse ni umutima, ni gute nzamutwara umutima rero ku buryo Salomo azasigara agenda ari poshete, abamureba bakabona ni umugabo wubashywe yambaye ikamba ry'ibwami n'iki, ariko abamuzi bavuga bati aha ngaha ni zeru, ijuru ryateyeho towa. Satani ategura operasiyo rero. Icyambere mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 17 umurongo wa 14 kugeza kwa 20. Muze kwandika, nkunda abantu bakora amateraniro, dukorana amateraniro bandika. Muzashake za agenda cyangwa mujye mwandika muri telefone zanyu. N'abadafite Bibiliya mujye muri telefone isomo tube turimo kwiga urireba. Gutegeka kwa kabiri igice cya 17. Imana yari yarategetse Abisiraheli uko umwami wabo azaba ameze. Nimureba neza ku murongo wa 14, Imana yari yaravuze ngo numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukaba umaze kugihindura no kugituramo, ukibwira uti ndiyimikira umwami nk'uko ayandi mahanga yose ameze. Imana yarabirebaga ikabona ko Satani azabashuka, Imana ntibe umwami wabo, bagashaka iki? Uwundi mwami. Ariko Imana iravuga iti nta kibazo, niba badashaka ko mba umwami, hari atansiyo bagomba kuzitondera, hari umurongo badashobora kuzarenga. Ni uwuhe rero? Imana iratangira iti ntuzabure kwiyimikira Uwiteka Imana yawe izatoranya. Nimukomeza hasi, Imana yatanze gasopo ku bintu 5. Icyambere, kudasubiza abantu muri Egiputa. Umwami yagombaga kugira ubupagani bwose, ariko Imana yaravuze ngo uko umwami yaba mubi nta azibeshye na rimwe asubiza abantu mu Egiputa. Azabanyuranyije n'amagambo navuze mbwira Abisiraheli mbakura mu Egiputa. Narababwiye ngo mu Egiputa ntimuzagarukamo iki ukundi. Farawo yabwiye Mose, aramubwira ati wa mugabo we, singushaka imbere yanjye, sinifuza no kongera kukubona. Mwuka w'Imana yongorera Mose ngo mubwire yuko bari ubwa nyuma mubonanye. Mose aramubwira ati nanjye nkubwiza ukuri, ntago nzongera kubonana nawe amaso ku maso. Kubera iki? Imana yari bakuye mu Egiputa, ubutazagira gute? Utazagaruka. Biri muri gahunda y'Imana rero ko mu gihe cyose umuntu nasangiye nawe inzoga, umuntu twabanye mu bupagani, nituramuka duhuye akanyurira akambwira ati ibi bintu by'uburoko rugiyemo by'ubudive nibikunanira ndabizi uzagaruka, birahagije ko Imana ivugira mu mutima wanjye nkabwira umuntu ngo ntuzongera kumbona muri ibi bintu. Ikintu gitangaje cya kabiri, Salomo yagombaga guhora yitonze. Nta kintu cyiza kiri mu Egiputa, n'ibintu byiza biri mu Egiputa kuri we birahumanye, ntagomba gusubirayo. Satani aravuga ati Salomo nzamusubiza mu Egiputa atabishaka. Icya kabiri,
umwami, abisirayeli ntibari bemererwa umwami uzishakira amafarashi, kuko Bibiliya iravuga ngo bamwe biringira amafarashi n'amagare yabo, ariko twebwe twiringira Uwiteka. Kubw'ibyo rero uko amafarashi yagombaga kuzaza yiyongera, niko kwiringira Imana byagomba kugira gute? Kugabanuka. Imana itanga itegeko iti, ubwo muzabona umwami waguze amafarashi menshi, muzamenye ko Imana mu gihugu itakirimo. Satani ahita ashyiraho abantu bazaza bakorana bizinesi na Salomo, bakazana amafarashi bakuye muri Egiputa, bakamwereka bati ayarwana intambara y'imbere, ayayikorera abasirikare baremereye, ababwira nimugure. Kera kabaye abo bantu Salomo amaze kumenyerana nabo, baratangiye bakazambwira bati ariko rero si n'amafarashi n'iwacu tuhagira abagore beza. Salomo ati muzazane ndebe. Ubu uyu munsi wa none umuntu mufitanye ubucuti, hari igihe bizarangira ibyo mwatangiye mukundanira atari byo mugisigaye mugize gute? Mukundani. Utangira ukundana n'umuntu aguha amakuru y'iwanyu ku musozi, bikazarangira asigaye akujyana mu bapfumu gushaka imiti y'umugabo wawe wakunaniye. Iyo Satani mwamaze guhuza abahindurira inshingano. Imana yari yarategetse mu gutegeka kwa kabiri ko umwami w'Abisiraheli atagomba gushaka abagore benshi, kuko n'umugore umwe kumumanaginga uri umwami ubwabyo bigize gute? Biragoye. Ariko hari abantu b'ibihangange, uganira n'umuntu ufite umugore umwe akakubwira ati rero iyi si kuyigendaho ni gake gake. Kamaze uti se bite? Akakubwira ati rero nugera ku ngingo y'abagore jya wicecekera. Ariko wajya kubona ukabona undi arimo aravuga ati njyewe na batanu nababyimba. Ni imizigo se? Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Satani ajya mu gutegeka kwa kabiri, avumbura ko abagore benshi bangiza umutima, akubita urutoki aravuga ati kuri Salomo agomba kuzashaka abagore benshi. Irindi tegeko ryavugaga ko umwami agomba kuzajya gusura abatambyi, abatambyi bakamuha igitabo kirimo amategeko y'Imana, umwami akayakoporora n'ukwe kuboko, yamara kuyakoporora n'ukwe kuboko akayajyana mu gitabo cye, itegeko akazaza asoma ibyo bintu mu gitondo na ryari na nimugoroba buri munsi. Mu magambo make, umwami yagombaga kwiga kangahe? Karindwi. Ntago wajya muri diru z'abagore rero ngo uzige karindwi. Buriya hari igihe mu rusengero bavuga bati abize karindwi, ukabona abantu bose bubitse umutwe ku buryo nawe utunguye ubikubajije uti we warahize, yakubwira ati ntukajya unzanaho amatiku. Kwiga ibyanditswe byera buri munsi ryari itegeko ry'umwami. Muze gusoma muri Bibiliya aho ngaho mufite ngo byafashaga umuntu kukumenya no kubaha Uwiteka. Satani arangije aravuga ati wow, Salomo nzashaka uburyo atazaza ahura n'ibyanditswe, ariko ahantu hari navuga ibintu by'ubwenge bagire ngo ni ibyanditswe yasomye, ari ibyo yakuye muri experience ye gusa. Ikintu cya gatanu, umwami ntiyagombaga kugira umutima wo kwishyira hejuru ya bene wabo, kuko ntabwo Imana yamutoranyirije yuko yavukanye isaro, si uko arusha abandi biro, si uko arusha abandi ubwenge. Imana niyo yatoraga, yabagize ibyo itoreye, ariko Imana igasaba umuntu itoranyije kubaha bene wabo, kuko ntacyo atandukaniyeho n'iki nabo. Satani yegera Salomo aramubwira ati nta sano ufitanye na bene wanyu, urambara ukaberwa. Salomo aragenda, imbaraga zishora mu kwambara. Yesu yaravuze ngo nubwo Salomo yambaye neza, ntashobora kwambara ngo arimbe kurusha uru rurabo. N'ubu dufite abadamu bafitanye ibibazo n'abagabo kubera kwambara. Ku rusengero barambajije ngo aka gakanzu ko nkahoramo ndi umupfakazi. Ubwo arimo arasaba, wavuze neza ukavuga uti ikanzu imwe ntimpaza. Herura kuko n'ubundi urakontororwa n'imyenda. Herura uvuga uti kuko utangurira imyenda, nshaka imyenda ihuye n'iminsi. Kurabicisha hirya bagira ngo ndi umupfakazi. Umugabo nawe yajya kwigura akakubwira ati yigure, ejo waza agahita akubwira ati rero cya gitenge naguze ku rusengero bambwiye ngo sinzi ukuntu cyitwa, ngo cyambarwa ngo n'abantu b'abagabo bafite abagabo b'abakarani, kandi urabona ufite imodoka. Ubwo nacyo kikaba kirahindutse. Intambara yo kwambara Yesu azarinda agaruka, nta muntu urambara ngo anyurwe. Niyo mpamvu ijuru ryapanze ko tuzambikwa ikanzu yera yo kugira gute? Gukiranuka.
Salomo ibi bintu Satani amaze kubivumbura yaravuze ati niba ibi bintu ari byo Salomo agomba kubahiriza, njyewe ngiye kumwicisha aya mahame, abantu bazashiduka Salomo ari igipampara kiraho. Byagenze gute? Igitabo cy'abahanuzi n'abami uramutse urebye guturuka kuri paji ya 40 harimo amagambo yambabaje cyane. Yaraje afatira na Salomo nyuma y'igitondo cy'amasezerano akomeye. Imana yarayisohoje amasezerano yayo yose. Bukeye nibwo Satani yatangiye gushukashuka nde? Salomo. Bivuze ngo Satani hari igihe adutega dusohotse mu bibazo twinjiye hehe? Mu bisubizo. Satani yashutse Salomo atangira gushaka umubano, byatumye yigereza aho ajya ku rubuga rwabuzanyijwe. Salomo yatangiye gushaka inshuti. Gushaka inshuti, umutima namukambwira utari ko uyu muntu mugiye gukundana ko birimo ibibazo wagenze gake. Salomo yarangiza ati win-win. Ugomba kugira icyo uhomba kugira ngo ugire icyo ugira gute? Wunguka. Arangije atangira kuzaza anyuranya n'umutima, akajya ahantu umutima nama wamubujije. Ubu dufite abana b'abakobwa bicaye aha barimo gutereterwa mu tubari, ariko Satani akamubwira ati nta kibazo, mu kabari ikibi nuko wasoma ku nzoga. Ariko akumba barimo cyangwa inguni itara riba ritabona neza, ku buryo umuntu akuzanira ifi umureba ariko atagize gute? Uri ku rubuga rwabuzanijwe kandi byanga byakunda uzaharasirwa. Satani yagendereye Salomo aba inshuti na Farawo. Abaye inshuti na Farawo, Salomo aravuga ati kugira ngo uyu musaza mwemeze ibyo musaba nge mbibona, igihugu cya Egiputa giteye imbere, naho twebwe nibwo turacyari mu nzira y'amajyambere. Reka mbanze murongorera umugore mwereke ko ndi seriye, ubundi dukore business. Farawo agiye gutora umwana, mutekereza ko yatoye umwiza? Yatoye umwiza? Hari igihe uba ufite abana hakaba harimo akana k'agasambo, ubona ari agasambo k'akanyamanyanga, gakubita abandi ibintu byose ukabona kari cap cap, tuntu tw'utunyoma kabanguka, wajya kumva umubyeyi aricaye atereka nkubwira ati aba bana nabyaye nubwo bakwinanirwa aka kazibeshaho sha. Wavuze ko kazikoraho. Umwami wo mu Egiputa ajya gutora umukobwa, ntago yatoye umukobwa w'imico myiza, yatoye uhagarariye ibigirwamana. Aravuga ati nagende na kiriya gihugu kimenye imana za hehe? Zo mu Egiputa. Egiputa bagiraga gute? Basengaga imigezi ya Nili n'ibikeri. Umukobwa ahaguruka aje muri envelope ku munsi w'ubukwe, ngo abantu barabirebaga bakavuga ati nyamara Salomo ni umunyabwenge. Ubu nibi hari indi mibare yagize gute? Naho imibare yagiye muri mayinazi. Hari igihe umuntu abara nabi, abantu bagakoma amashyi bati ni umunyabwenge, yize kaminuza, yavukiye mu mujyi, ni umunyenyanza, ni umunyabutara, afite amashuri 2, iwabo bareba kure. Sha reka njyewe ntegereje ikizavamo cyahehe. Ubukwe bwe bwasaga n'ubuhetsi ibintu byiza. Muze gusoma igitabo cy'abahanuzi n'abami. Ariko Salomo amaze gusaza nibwo yamenye ko ubwo bukwe rwari urugi rwo kubaho nabi burundu. Abasore baraha rero, hari igihe umuntu aba ahagaze yambaye agatimba, barangiza bagatangira bati mumubwira asezera abasore, akagira gutya amwenyura bati rero abashinzwe umuryango nimubakire, mugashyira akaboko hejuru, nabakagira gutya. Hari igihe agira gutya ababwiye ati n'abashinze umuryango ntimuzambona, bye bye, ubu nibwo bwa nyuma. None se ntango burimo gucya zisenyuka? None se ubwo urumva ku rusengero atarapeperaga yuko mutazamubona? Nguko isuku imeze. Satani yarakomeje, yatangiye kwibagiza Salomo aho akura imbaraga n'icyubahiro cye ko bituruka ku Mana. Imbaraga n'icyubahiro bya Salomo byavaga ku Mana. Satani aramugenderera, agenda amwibagiza ibihe byiza byo gusenga. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo iyo nicaye imbere ye nimenya wiki. Ubwo bivuze ngo igihe cyose uticaye ku birenge bya Yesu uzahora wumva uri umunyabwenge kandi ari wowe ikigoryi cya mbere. Niyo mpamvu nishimira kuba mu ijambo ry'Imana.
buri gihe iyo ngiye muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi, singiye kubabeshya, ndasoma nkasanga ndi umunyantege nke, narangiza nkavuga nibuse niba ndi umunyantege nke gutya nkaba nkiri kure gutya, abandi bo bimeze gute? Hari igihe ugasanga uri ahantu kure ariko ukibaza se abandi bo bari he, ugasanga bo bari kure yawe kandi barimo kuvuga bati ni wowe Imana isigaranye. Salomo Satani yamwibagije akora imbaraga. Ubu nagira ngo mbabwire, ntimureba ko tuzano mu rusengero tukumva turatuje, tukamenya ubwenge, tukumva ubuzima buraturyoheye. Satani yabizi yuko ku rusengero aho ukura imbaraga ahazana umuntu kwanga. Watangira kubwiriza umuntu agahita yongorera abandi atari ko nk'ubu batumiye uyu babuze uwo batumira. Uwo babwiye Satani akamubwira ati inkuru ntuyirarane, urarigeze kuri kanaka. Nibwo uzajya kubona ubona umuntu araje ati shana ubwo wari wishimye ubwiriza, hari umuntu nari nicaranye nawe yavuze ngo barutwa n'ababuze uwo batumira baragutumira. Ubwo rero utaha wabyimbye, umushiha wazamutse, korari karirimba neza, wasohoka ugiye nko kwihagarika ugakubitana n'umuntu yarangiza wakowe ngo abaririmbyi banyu ba mbere bameze gute, ngo uyu munsi mwarimbye ngo mu maso ngo mbona ntazi ukuntu mumeze. Shani mamo pe ntago nzi ikintu cyabaye iwanyu, ibintu byarabishye. Ukajya kubona ukabona perezida wa korari asigaje korari, ibintu byacu birabishye n'abantu biriwe babivuga, ubwirwa n'iki? Ukicara ukitegurira ubutabazi neza, ugahamagara abantu bakaguha amafaranga, ku munsi wabyo neza bigiye gusoza umuntu akakwegera ati wowe ufunze mu mutwe nta n'ikintu ushoboye hano. Ugatubwira Alex uti sinzagaruka, ibintu byanyu mubigumane. Satani buri gihe ashaka ko ibintu twateguye neza bisoza nabi. Aho ukura imbaraga rero jya uhaha agaciro. Salomo yarahibagiwe. Ikindi, Salomo yakoze ikosa ryo kwiyizera yuko atagwa, ndetse yibwira ko ibyamunaniye hari abandi bazabishobora, igihugu kikabona umugisha. Ibintu byo gutunga umugore umwe byarananiye. Ubwo rero ndabizi neza ko gutunga umugore umwe nkashakira abandi bagore benshi bizazana umuvumo, ariko mu gihugu ubu hazaburamo umuntu uzubahiriza itegeko ryo gushaka umugore umwe, kandi Imana izabura guha igihugu umugisha kubera umuntu umwe. Salomo arangije ahura n'ikindi kibazo gikomeye. Ubutunzi uko bwiyongeraga n'ibishuko bigendana nabyo byagiraga gute? Byariyongeraga. Ngaha aho turi rero, iyo umuntu afite ibihumbi 10 agira imibare y'ibihumbi 10, yarangiza Imana igasaba ko aba muri ubwo buzima bw'ibihumbi 10. Ariko umuntu yagize miliyoni 10, haba hatangiye n'utuntu tuza, ujya kubona ukabona Satani yongorera umugore wawe akamubwira ati mutunze miliyoni zingahe? 10. Satani akongorera umugore ati jya ugenda nkaho mufite 50. Kuzabona n'umudamu aragenda ajegera ahantu, urumva umugabo wajya akubwira ati rero buriya muri za miliyoni 10 harimo 3 z'ikibanza twagurishije, n'6 za banke, n'imwe rwose nirwanyeho mfunga business yanjye. Ariko umugore harimo kugenda avuga ariko amafaranga ariho ni yaburiye ku buryo umureba ukagira ngo afite nka miliyoni 100. Ayo mafaranga iyo ubwiyemezi bwazamutse mu rugo n'amafaranga nayo aramanuka byanga byakunda. Salomo rero ishema, kwamamara, icyubahiro n'ubukire, Satani yamweretse ko kubigeraho bisaba kugirana amasezerano n'abantu badasenga Imana. Kugira ngo ubone ishema, sohoka muri bariya abaturage bawe ujye mu bindi bihugu. Kugira ngo wamamare, uzaguma ahangaha uzamenyekana gute? Sohoka. Kugira ngo ugire icyubahiro n'ubukire, gerageza ukorane n'abandi. Satani yegereye Salomo, arangije aramubwira ati umva rero dore uri umwami. Bibiliya mu Mubwiriza igice cya 2, abafite Bibiliya tujyane twihuta. Umubwiriza igice cya 2, abahageze dusome umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo iki? Kandi uwo ni Salomo urimo kwivuga, kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose, nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye. Salomo yageze aho aravuga ati rero ikintu nzaza ndeba nkabona kirasa neza kizaza kiba ari icyanjye. Yagera ahantu harimo gukatakata akabona umukobwa mwiza. Umukobwa nuwo kwandera bati nuwo kwa kanaka.
Hafite umugabo se? Hari urimo kumurambagiza, uri hafi kumutwara. Mumujyane mumbwire ibisabwa, wowe undi azisure. Kubera ko yasezeranye yuko ikintu cyose amaso yamweretse ko ari cyiza azagira gute? Umurima mwiza uri ahantu hafi y'umuhanda wabaguwe. Buriya reka mbabwire, uko umuntu aba umuyobozi, umunyapolitike hejuru, niko Satani ajya ku maso akamwereka ko ibintu byose bigomba kuba ibye. Salomo rero, ikintu cyose amaso ashaka yaragihaye. Umutima nawe ukazaza urekara amata, ariko ngewe mu nziza iki? Umutima watekereza ikintu, Salomo akagira gute? Akagikora. Salomo arangije agera nubwo avuga ngo, Umubwiriza 2:3, nishatse mu mutima uko nakwishimisha umubiri wanjye vino. Yari afite abagore, yatangiye anywa vino idasembuye, abagore b'abapagani batangira kumuvangiramo gake gake, Salomo ahinduka umusinzi. Akazaza akanywa, yagakubita kumva nibwo umutima ugize gute? Unezerewe. Bibiliya irakomeza kandi ikavuga amagambo akomeye ngo, ariko ngo umutima wanjye ukomeze kunyoboza ubwenge. Yaravuze ati, nubwo ngiye kuzinywa, Imana izamfashe umutima w'ubwenge wo ntuzagire gute? Ntuzatakare. Ntibishoboka. Bibiliya iravuga ngo vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira iki? Ubu hari abantu barimo kunywa inzoga bisha, akavuga ati, ariko Imana izamfashe, njye ndi umwana w'umutambyi. Harashaka kuba umwana w'umutambyi, harashaka no kuba umwana wa byeri. Bizahurira he? Salomo yageze naho avuga ngo, kugira ngo menye icyo ubupfu bumarira abantu babukorera munsi y'ijuru mu minsi bakiriho bose. Salomo yageze aho azaza akora ibyaha ngo arebe inyungu abantu babikora. Akabona abantu barimo baragira, akavuga ati, ariko ibi bintu kuki abantu babikora? Ni iki kintu baba bashakamo? Salomo akagenda akabikora, anywa inzoga, aragenda arasambana, akazaza agenda akicara aho abantu baramye ibigirwamana bari, akavuga ati, ngewe ni research ndimo kwikorera gusa. Ubundi ni gute umuntu yicara imbere y'ikintu cy'igiti kitavuga? Salomo akayicara, umugore agahita amubwira ati, ubu rero ya migisha wabonye muri iyi minsi twagize ituruka kuri iki kimana. Iki kimana ni icya business, kiriya ni icy'imyororokere. Buriya ubona tukubyarira, ntuzagire ngo ni Imana yanyu hano. Reka da, iwacu dufite Imana irinda abagore batwite, igafasha n'abana babo bakigira gute? Bakivuka. Ntiwabonye umusaruro igihugu gifite? Dore ikigirwamana cyacu ngikiriya, kiriya gishinzwe uburumbuke. Salomo kwicara aho hantu, ya research yakoraga byarangiye Satani arimo kumukoramo ubushakashatsi. Mukagana n'umuntu akakubwira ati, ngewe narara mu kabyiniro bugacya nta cyaha nkoze we, twe twasoma. Dufite abantu bambara ibirineti n'ibikoti, akagenda akajya ahantu barara babyina bambaye ubusa, agahita avuga ati, hoya ngiye kureba ko inkuru bambwiye ari iz'ukuri. Muri Kigali hari abantu babyina bambaye ubusa buri. Oya, nukubeshya nimukakabye inkuru, ndajyayo nirebere. Salomo yabikuyemo akaga. Ariko ikindi kintu Satani yateje Salomo gikomeye, Salomo yari yarubatse inzu, ayita inzu ya Yehova. Abwira abantu ko bagomba kuzaza baza kuhasengera. Uko Salomo yamamaraga, inshuro yinjiraga muri rwa rusengero zagize gute? Zaragabanutse. Noneho ahubwo na rwa rusengero birangira barwisa urwande rwa Salomo. Imana irahanagurika, Salomo ajya mu mwanya w'Imana, yazaza atambuka bagakoma amashyi. Nubona urusengero barwisa urwa kanaka, umuntu akavuga ati, tugiye gusengera kwa Musoni. Ubwo izina rya Musoni riba ryaramize izina ryande rya Yesu. Kandi Yesu ajya gusezera abigishwa be yaravuze ngo, data, abo wampaye bose nabarindiye mu izina ryawe ryiza wagize gute? Dufite indirimbo ivuga ngo, nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi, nabarusha n'icyubahiro, Yesu agomba kugira gute? Kumuhebuza. Abantu bose barangiza bati, Salomo, nituza tuzaza kureba n'inzu yawe ntiyaba ikitwa iy'Imana. Ndabasabye, nimuba mufite n'umukire mu rusengero, akabubakira urusengero cyangwa agatanga amafaranga cyangwa akaba umuyobozi, agakundwa akamenyekana, muzamurinda abadayimoni kubwo kutamureshyeshya n'Imana, muzamurinda umuvumo. Salomo, Satani arangije
amaze kumurangiza neza ibyo bintu, Salomo asigara ari poshete. Bamuhamagara ngo atange disikuru, bagashakamo ikintu cy'uburyohe bakakibura. Salomo yaba yicaye iwe arimo guha abana inama, bagashakamo inama ifatika bakayibura. Iminsi y'ubuzima bwe kubera ibyaha yagiyemo, iminsi yo kubaho irihuta, Salomo atangira gusaza byihuse. Satani asahura ubuzima bwe. Salomo yashidutse ashaje. Bibiliya mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 igice cya 11 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo Salomo yari afite abagore b'imfura 700. Abo nabo yemera, ab'imfura ni babandi baba bari hafi avuga ati wowe uri uwanjye kabisa. 700 n'ab'inshoreke 300. Inshoreke rero yabaga ari wundi baryamanaga umunsi umwe akumva nta mukunze, ntabwo amuryoye, akavuga ati wewe ugiye hariya bagushyireho abasirikare bakurinda, uzarinda upfa ntangiye kugaruka iwawe. Ubundi abagore yari afite yagarukaga mu rugo yateyemo inda hashize imyaka 3, ko yari afite abagore 1000. Abagore 1000 bose ushaka kubaha keya, wabona umwanya wo guha keya Imana? Hoya mutamurenganyije, wabona umwanya wo kujya mu rusengero? Bibiliya iravuga ngo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima. Intambwe ku ntambwe barabanje bamuyobya umutima. Ntago byatangiye biri direct, barabanje umutima we niba warebaga aha bagenda bawukatisha gake gake. Buri munsi habaga hari ukuntu umutima wa Salomo abagore bawukatishije, ariko we yareba akabona nta cyagize gute, nta cyabaye. Bamaze kuwukatisha rero, Bibiliya iravuga ngo noneho abagore be bamutwara iki? Umutima. Gutekereza, gufata umwanzuro biratakara. Ntiyaba ibyo bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wase Dawidi wari umeze. Amagambo nasomye mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa Abahanuzi n'Abami aravuga ngo ntabwo imibereho ya Salomo yuzuye imiburo ku basore gusa, ahubwo inatanga umuburo ku bakuze ndetse no kuri ba bandi bari kumanuka umusozi w'ubuzima berekeza ku izuba rirenga. Abasore, iki cyigisho mucyitondere, kuko ubu muri iki kibwirizwa Imana hari abirimo gutangira ngo batazapfa ari amaposhete. Abakuze, ushobora kuba waratunganiye Imana uri umusore, ariko mu kuba umugabo no kuba umugore Satani akakwahagiza. Abantu bakurebye uri umugabo n'umugore bakavuga bati ariko uyu ni wa mudamu waririmbaga muri korali, uyu ni wa undi wajyaga mu masengesho ya Nibature, byamugendekeye bite ko yahindutse? Umuntu akaza akakwegera akabona wambaye ikoti, kavuga ati uko biri kose yabaye umugabo, dore asigaye afite n'ubwanwa bwiza. Yakwegera murimo kuganira akakwaza ati umeze ute muri iyi minsi? Naranutse. Agahita avuga ati umva ntahambeshye pe, yaranutse kugeza ubwo no mu kanwa hagize gute? Hari igihe Satani akwica uhagaze ukagenda uri poshete. Muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi baratubwira ko n'abantu bashaje berekeza ku izuba rirenga ry'ubuzima bwabo bagomba kwiga ibya Salomo. Satani ashobora kukubura uri umusore, akakubura uri umugabo, akakubona ugize gute? Ushaje. Ariko mwabajene mujya mwibuka ko hari umunsi izuba rizarenga utari bwongere kuribona mu gitondo. Mujya mumenya yuko amahirwe yawe nayo hari igihe izuba ryayo rizarenga bugacya ntirigaruke. Mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi nasomyemo amagambo avuga ngo niyo mpamvu dukeneye Imana isegonda ku isegonda, buri munota dukeneye kwishingikiriza ku Mana. Nihuta nerekeza ku musozo. Igitabo Ibihamya by'Itorero paje ya 2 handitswe amagambo akomeye. Paje ya 2 volume ya 2 paje 234 haranditswe ngo irari rya Salomo ntiyaritegetse igihe yari akuze, kandi ryamubereye umutego. Abagore be bamujyanye mu gusenga ibigirwamana, maze igihe yari atangiye kumanuka ku gacuri k'ubuzima bwe, yamburwa ubwenge Imana yari yaramuhaye,
azimiza gushikama kw'imico, maze ahinduka nk'umusore wafashwe n'isereri imukoze iburyo n'ibumoso. Igihe yari arekuye amahame ye, yishyizeho imbaraga y'ikibi iri. Yashaje nta hame na rimwe rikigira gute? Ubuzima bwe yagiye arekura ihame. Buri munsi yarekuraga ihame ryo kuba inyangamugayo akajugunya, ihame ryo gushaka umugore umwe akajugunya, ihame ryo kwicara mu bantu b'Imana akajugunya, ihame ry'uko ukurya munsi urushaho kwegera duhore mu nzu y'Imana akajugunya. Igihe cyaje kugera ngo amera nk'umusore wakubiswe n'iki? N'isereri imukoza hirya no hino. Umunsi umwe yabaga yicaye mu nzu y'ikigirwamana kuko yapfuye amaso ari mutoya, akabaza umugore ataha turi ni he? Ati ni mu rusengero. Salomo agakomeza kumva ibyo bavuga, agashaka kumva ko bavuga Yehova agaheba, agashaka kumva bazamura za Zaburi agaheba. Salomo akavuga ati ariko mada aha hantu ndi he? Umugore akamubwira ati ni mu rusengero rwanjye, rega nanjye jya umpa serivisi. Izo nsengero Salomo yari yarubatse urusengero rw'Imana. Satani yamuteye kubaka izindi nsengero zigose rwa rundi. Salomo yashaje, urusengero rw'i Yerusalemu ataruherukamo. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, Imana yibuka ko mu butoya yakoranye na Salomo. Kandi Salomo n'ibyaha yagiyemo ibona nawe yabigiyemo ari Satani wamugiriye nabi. Kandi Satani yajyanye Salomo afite imbaraga zishize, Satani ata Salomo. Niko Satani akora. Imana irongera imubona hari posheti iraho. Imana yavuga iti si umuntu mukorera iki? Imana iza kumusura iramuganiriza. Salomo yumva afite ibihe byiza, arangije arihana, asaba Imana yuko amateka ye nubwo yabaye mabi yamuha gusoza neza. Arangije abwira Imana ati wampaye amahirwe ukampa umugisha wo kwandika, nkandikira abasore, nkandikira abagabo n'abasaza, kugira ngo batazakora ikosa ryo guca muri inzira nagize gute naciyemo. Imana iramubwira iti ndabikwemereye. Yandika igitabo cy'umubwiriza, yandika igitabo cy'imigani ashyiraho. Aravuga ngo umuntu uzarenga ibingibi akabimbwa ijuru rizamujugunye. Uwo rero Salomo mu migani 17:16 niwe wanditse ngo impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Umupfapfa ntaza gukangishe ngo arimo arabara miliyoni 20 amamiliyari mu ntoki, ntaza bigukangisha. Iyi mpiya ziri mu biganza by'umupfapfa ntibizakubuze kwikomereza ibindi, kuko hari igihe muzahura intoki zipfumbasa amaganya. Intoki ziri impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Ese zamugurira ubwenge? None se ziramutse zimuguriye ubwenge, zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira? Ikibazo gikomeye hano ni igiki? Ni ubwenge, ni impiya, cyangwa ni umutima? Abemera ko ari umutima murakoze cyane. Niyo mpamvu dukeneye gusaba Imana umutima mushya. Yesu arimo aravuga ngo mwana wanjye mu mutima wawe. Ntuzategereze guha Imana umutima wawe ugeze ku gacuri k'ubuzima bwawe, utegereje izuba rya nyuma ko rigira gute rirenga. Umutima wawe wegurira Imana, ubwira Imana uti Imana nabaye mubi pe, ariko ntundeke, ndetse no mu gihe cy'ubusaza ntundeke intege zibaye nkeya. Uzakomeza ubane nanjye, ndinjije sinzi gutandukanya ibyiza n'ibibi, ariko ndagukunda ku mutima. Nyarura mu byo ndimo unshyire mu byo ushaka. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Tugusaba tukuganyira ukadutega amatwi, ukumva amasengesho yacu yari yuzuye agahinda no gutaka ntacyo twishingikirijeho. Uyu munsi utega amatwi ukumva amasengesho yacu arimo kwiyemera no kwirarira. Twigishe gusenga. Hari amahame washyizeho. Buri munsi Satani agenda twiba ihame rimwe rimwe tukumva ntacyo bitwaye. Nyamara ku munsi wa nyuma wo kumanuka ku gacuri k'ubuzima, abantu nibwo bazamenye icyari agaciro k'amahame. Abagiye batakaza amahame y'ubugiraneza yabagarure mu biganza. Abatakaje amahame yo gukunda imiryango yabo bagarure mu biganza ayo mahame. Abatakaje amahame yo kwirinda no kubungabunga amagara yabo, Mwami Uwiteka bagarurire ayo mahame. Abagiraga amahame yo gukunda inzu yawe n'abantu bayirimo yabagarurire. Abagiraga amahame yo kunyurwa bakabaho neza, umutima utera neza, atari uko bafite amafaranga menshi, ahubwo ari uko batunze ubwenge bwawe, bagarurire ayo mahame. Abajyaga bambara bagacya
kandi bakagira amagambo meza, nubwo bagoswe n'ibibazo bakaba ari abapfakazi cyangwa ari imfubyi. Uyu munsi bakaba bafite byose ariko barakubuze, ngwino ugire icyo ubakorera, utubabarire ibyaha byacu. Ntago twifuza gusoza nabi, naho twitwaye nabi tugusabye imbabazi. Ibijojoba by'umwuka wera biboneke muri iri teraniro. Reka ijwi ry'imbabazi ricecekesha ijwi riturega mu mitima yacu. Reka amaso yacu areba ibyahise bikaduherana yigizweyo, utwereke ibiri imbere. Abashakanye ubigishe guhumurizanya, kandi muri uyu mwanya hari abana bawe batambutse baje imbere, bafate mu kiganza. Dore turi mu gutangira, buri munsi uzaba uba udufitiye igaburo nk'iri ngiri, kandi uko bwije n'uko bukeye imitima yacu uzayiha icyo yabuze. Ngwino utugenderere kandi udupfumbatishe, turambuye ibiganza byo kwizera ngo ugire icyo dupfumbatisha. Ababuze amahoro reka bayabone, ababuze urubyaro reka bafate amasezerano. Uri Imana ishobora gutera abantu kuryoherwa n'iby'umwuka. Abari barimo gusubira inyuma reka bongere bagaruke ku bwawe. Iri torero riri mu biganza byawe, abayobozi baryo ubaha umugisha. Korali zizaririmba hano tuzisabiye umugisha. Umuntu wese uzitanga agahagarika ibyo yari arimo akarwana ishyaka ngo agere aha, uzamuhire kubw'igitekerezo cyiza azaba afite. Ku musozi w'amateraniro uzabyara abana bawe ubwa kabiri. Turakwiyeretse kugira ngo usige igikundiro cyawe, kugira ngo uwo tuzararika, uwo tuzaganiriza ibyawe azabikunde, natureba abone ko natwe bituryoheye. Ngaho rero umwuka wawe wera akomeza abane natwe. Ubwo bahagurutse bateye intambwe baza imbere, ntago baje basanga abantu, niwe baje basanga. Ubateresha intambwe, ubaha imbaraga, kuko guhaguruka aho bari birabagoye, kandi ubwo ubahaye imbaraga zibahagurutsa ku ntebe bari bicayemo, reka izi mbaraga zigende ziyongera kugeza ku munsi wo gucungurwa, zizabe zishobora kubahagurutsa bakajya mu bwami bwawe. Mwuka wera akomeza tube hafi, kugira ngo tujye duhora twibuka ibi bihe byiza twagiriye aha, kandi aya magambo yandike ku nkomanizo y'imitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.